iyo ugeze mu kiraro hari amabwiriza aba ahari, waba uri umushyitsi, waba uri umusangwa cyangwa nanjye ubwanjye nubwo ndi umuyobozi ariko hari ibyo ngomba kubahiriza. Uba ugomba kuza ugakandagira muri uyu muti, iyi bayita footbath mu ndimi z'amahanga, ariko uba urimo umuti wica udukoko kugira ngo udukoko wavanye mu yandi mafamu cyangwa wavanye mu nzira ugenda ukandagira hirya no hino udusiga aha ngaha, apana kutwinjiza hehe mu ifamu. Footbath ni aka kantu kari hano, ariko umuti urimo bawita kupaside. Umuntu se w'irutsiro cyangwa w'ahandi hantu utazo uyu mutima ubukura he? Birumvikana Urubyiruko investment group batuzaniye iyo serivisi kugira ngo baducururize imiti, baducururize buri kimwe, akenshi niho tuyigura kugira ngo tuze tuyikoreshe aha ngaha. Namaze gukandagiramo. Ikaze mu kiraro. Hanyuma no kuvuga ngo kuki mwanditse hano mu aya mabwiriza ari hano, kuki mwabishyize hano? Akenshi bura ibwiriza rijyaho kugira ngo ryubahirizwe. Urabona ntiwemere kwinjira mu kiraro udakandagiye ahabugenewe, kugira ngo za mikorobe zihegereye cyangwa twahe hirya no hino uzitakaze, pana kuzinjira hehe mu kiraro. Aya mabwiriza rero nagenga hano kwinjira mu kiraro. Ugomba kwinjira mu kiraro byose umaze kubyuzuza ukabona kwinjira he mu kiraro. Ubu nibwo bworozi bwacu ubona twe nk'abanyamuryango cyangwa itsinda ryishyize hamwe ry'urubyiruko kugira ngo twiteze imbere. Murabona ko mu minsi iri imbere tutazatura abashomeri cyane. Ndabona inkoko zanyu ari nyinshi. Ubu ngubu tuvugana hano ubu harimo inkoko zingahe? Abo tuvugana harimo inkoko 964. Ni nyinshi cyane. Hanyuma ndagushimiye kuba unyinjije mu bworozi bwawe. Amatsiko yanjye aracyari menshi, ntekereza ko wenda n'abandi bayafite. Yego. Nabonye uburyo mwinjira, nabonye amabwiriza y'umuntu ushaka kwinjiramo. Yego. Reka tujye ku rugendo rwanyu. Uravuze ngo inkoko 100. Mwatangiriye ku nkoko zingahe? Mwatangiye mute? Urugendo rwanyu muri rusange, igitekerezo wibuke nk'umunsi wa mbere muvuga ngo tugiye gukora itsinda, tugiye kwishyira hamwe. Umunsi wa mbere icyo cyemezo mugifata kugeza uyu munsi, nirwo rugendo tugiye kuganirira abandi kugira ngo nabo niba bafite izo nzozi bumve ko bishoboka cyangwa se bumve ko mwatangiye ari intambara bakure y'amaso. Urugendo twarutangiye turi abantu babiri bazanye igitekerezo. Muravuga ati se ko turi urubyiruko tukaba twarize ubuhinzi n'ubworozi, ese twakora iki ngo twiteze imbere? Bwa mbere icyo gitekerezo cyazanywe n'umugoronome. Aravuga ati rero murabona ko imboga n'imbuto ari ibintu bishobora gutuma abantu byahingwa ku buso bukeya kandi bikagira umusaruro ndetse n'amafaranga cyane. Ubwo dutangira guhinga intoryi, dukurikizaho inyanya cyangwa itomati, tubona amafaranga makeya. Ariko mbere y'uko ibyo byose bitangira, twafashe ya matsinda y'abantu babiri bishyize hamwe, begeye basanga baba veterineri, basanga uwitwa Samuel, basanga uwitwa Asiya. Baravuga ati muze hano turebe icyo twakora nk'urubyiruko twiteze imbere. Ubwo byabaye ngombwa ko tuba abantu 9, kuko twatangiye tuvuga ko turi abantu 11. Twabaye abantu 9, abagoronome 5 n'abaveterineri 4. Kuko abagoronome baturushaga ubwinshi, baravuga duhere mu buhinzi kuko nihaboneka igishoro gikeya n'amafaranga menshi. Duhinga imboga n'imbuto, udufaranga turaboneka, twinjira mu yindi business. Ariko icyo gihe turi abantu 9, buri muntu bamusabye 30,000 byonyine. 30,000 abantu 9, ubwo kubyurumva amafaranga yariyo, dukodesha akarima gatoya,
duhingamo intoryi zirera, twongera dukora crop rotation, duhingamo inyanya nazo zirera. Ubwo habonetse amafaranga, turavuga ati reka ubwo habonetse ibihumbi 200, mureke dukora agashinga gatoya k'inkoko 100. Ariko izo nkoko ijana zari inkoko z'inyama atari iz'amagi. Murabona ko business y'inkoko z'inyama nayo ushora makeya ariko zikaguha inyungu mu gihe gitoya, kuko inkoko y'inyama imara iminsi 45 ikaba yageze ku isoko. Turavuga ati reka dukora akantu gatoya k'inkoko 100, tuzidemara muri 45 tuzishyira ku isoko, turebe ko twazamura agaciro k'amafaranga. Icyo gihe tumaze kubona inkoko z'inyama ziri gutanga udufaranga, muri ba bantu 9 hiyongeramo abandi ba veterineri 2, ubwo tuba abantu 11. Kuko icyo gihe baje basanga hari aho tugeze, baravuga ati rero kuko nabo baje kudufasha muri uyu mwuga wo korora inkoko, mureke tuzamurane turebe hano twagera. Ni ukuvuga ngo twatangiye korora inkoko dufite ibihumbi 200. Dukora demarage ya mbere irarangira, dukora demarage ya kabiri nayo irarangira, dukora demarage ya gatatu nayo irarangira, dukora na demarage ya 4 y'inkoko z'inyama irarangira. Ariko twageze kuri demarage ya 4 dutuma inkoko 500. Ibihumbi 200 mwatangiranye byari biturutse ni bwa bushobozi bw'ibihumbi 30 buri muntu. Ni babana 9 batanze 30, tugahinga intoryi, tugahinga inyanya, agenda habonekamo akanyungu. Na babandi 2 bajemo nabo bagira amafaranga bashyiraho, dutangiza ibihumbi 200 kora inkoko zitanga inyama. Mu mbere gato wenda yuko babantu 2 muhura, mwahuye n'abantu mwari muturanye, n'abantu mwahuye mute? Abo bantu 2, umwe twari duturanye, ariko ngewe nzamusanga kuko yaratuye inaha. Nzamusanga inaha kuko yaratuye. Arambwira ati dore ukuntu twakora tukiteza imbere. Bivuze ngo n'abadukurikiye babyumvireho, kuba abantu baturanye bashobora kubiheraho bikaba imbaraga zo guhuza bagashyira hamwe. Hanyuma mutangiye ubworozi bw'inkoko z'inyama, umusaruro wavagamo, ubwo ndavuga amafaranga. Yego. Mwabikoraga mute kugira ngo murebe ahazaza? Urumva twishize hamwe dutangiye korora inkoko zitanga inyama. Tugema kugera kuri demarage ya 4 tugeza gutumirwa rw'inkoko 500, urukumva amafaranga yari amaze kuzamuka. Ngereranije ndibuka icyo gihe ko ari ngewe ko ntabure wabo, twari dufite hafi ibihumbi 1,300,000. Uvuga ngo twarashoye tugeza kuri 1,300,000. Turavuga ati rero ko tugeze kuri aya mafaranga, nuwe mushinga urambye twakora atari kudemara iminsi 45 byibura tukiteza imbere. Kudemara ni kwa kundi ufata umushwi ukawukuza, donc kudemara ni iki ku muntu utabizi? Kudemara ni kwa kundi ufata umushwi w'umunsi umwe ukawuvana mu bwana kugeza igihe ugeza ku isoko, cyangwa ukawuvana mu bwana kugeza igihe utangiye kumenya ubwenge muri rusange. Kumenya ubwenge nshaka kuvuga, urabona yuko iri umushwi mutoya uwugaburira ku buryo bworoheje, ariko nk'izi ngizi urabona ko uzana ibyo kurya zikaza zigusanga. Ubwo nibwo bwenge nshaka kuvuga muri rusange. Yes. Hanyuma mufashe icyemezo muti twakora iki kugira ngo aya mafaranga tumaze kugira tuyazamukireho kandi dukore umushinga urambye? Tumaze kubona ko tumaze kugira 1,300,000 cya 1,300,000, muri ba bantu 11 twongeye kwishakamo ibisubizo nanone. Turavuga ati kuko turi urubyiruko, buri wese afite twakora tundi twumwinjiriza amafaranga ku ruhande, buri muntu ashake ibintu ibihumbi 30 nkuko twatangiye kera. Ubwo kuma abantu 11 habaye hafi 330, tuyashyira kuri ya 1,130,000, 1,300,000 tugera 1,630,000. Turavuga ati rero umushinga urambye w'inkoko zitanga amagi. Nuko twatangiye urugendo rw'inkoko zitanga amagi ku munsi wa mbere tariki 10 nibwo twazizanye, kugeza uyu munsi wa none ubona zitangiye kuduha umusaruro w'igi. Tariki 10 z'ukwezi? Z'ukwezi kwa mbere. Icyo gihe ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere
mwatangiranye inkoko zingahe? Twatangiranye inkoko 500, haciyemo igihe za 500 tuzongeramo izindi, ariyo mpamvu uri kubona zimwe na zimwe zitari guterera igihe bitewe n'uko hari zitangana, ariko uyu munsi wa none igiteranyo cy'ibyo dufite ni 964. 964. Hanyuma reka tujye ku buryo mubona ahazaza h'umushinga wanyu. Mubaze murimo ibyiciro bitandukanye, murimo abagoronome, yego, mubona umusaruro uzaba ungana iki mu gihe muzitezeho umusaruro ungana iki igihe zizaba zitera zose? uvuga ngo umusaruro dufite, iyo inkoko yariye neza ikanywa neza ikabona imiti ku gihe, igomba gutera rimwe ku munsi. Ni ukuvuga ngo aha dufite inkoko 964, ni ukuvuga ngo mu byumweru bibiri imbere nzaba ndi gutora hafi amagi 900 aha ngaha mu kiraro. Urumva rero ko ikintu n'agaciro k'igira ifite uri umunsi wa none, ngiye kuba umukire cyane. Inaha muri Rubavu igi ribisi riragura angahe? Buno muri tujya tugira abakiriya b'uburyo butandukanye. Hari umukiriya uza agakonsoma igi none aha direct arigura kuri 200. Hari umuguzi ushobora kuza akarangura muri rusange y'amagi yose 900, ashobora kurigura ku 140. Wa wundi woroheje ugura amagi 10, 15, 20, ashobora kurigura ku 150. Hari isomo rikomeye abantu bashobora kwishyira hamwe ariko ntibimare nk'icyumweru. Mu nzego zitandukanye n'ibintu bishobora kubaho. Mwebwe nk'urubyiruko mugendera ku yihe gahunda kugira koko ibikorwa byanyu bibe bihari bimaze kuva icyo gihe mu kwa mbere mube mugikora muhuje muri kumwe? Niyo mpamvu twiswe abahuje ubumwe, ni uko hari icyo umwe afite undi afite mugenzi we adafite. Turavuga ati ubwo bumwe dufitanye ku bwacu reka tubwunge dukore ikintu nk'iki ngiki muri kubona. Urumva impamvu abantu benshi bashaka gushinga amatsinda, amakoperative, ugasanga biri guhungabana. Buri kintu cya mbere ugiye guhuza abantu ugomba kumenya se aba bantu bakeneye iki, mbakeneyeho iki, ndifuza kuzabageza hehe. Buriya ufite izo ntumbero ntabwo ushobora gusenyuka. Ariko uyu munsi wa none niba ndi umuveterineri, akaba ari umugoronome, ni abantu bafite ahantu bahuriye. Mbere yuko nubaka ikiraro azabanza avuga ati iki hano hemerewe kubakwa, azamemera ati hano hazava umusaruro n'uyu, urukumva ndamukeneye. Niba uyu munsi wa none ntashobora kurwaza mu ifamu yanjye kuko mfite umuveterineri, urukumva ndamukeneye. Icyo gihe kuko afitemo icyo gukora, nanjye nkafite icyo gukora atari kuza mu magarare gusa. Niyo mpamvu ubwo bumwe bw'abantu muri rusange butuma bakomera kurushaho. Kuba ufite intego dufite n'icyo duhuriyeho. Buri mushinga iyo utangiye uba ufite umwihariko, ariko ukaba ufite n'igisubizo ugomba kuzanira abantu, by'umwihariko abaturiye aho uwo mushinga ukorera. Muratwibwira hanyuma munatubwire mwebwe n'ikihe gisubizo mufitiye abaturiye hano mukorera ubworozi. Murakoze cyane. Nitwa Harerimana Charles, nkaba ndi umunyamuryango nk'uko wabivuze mu bahuje ubumwe. Uyu mushinga tuwutangira twari tugamije ko twe ubwacu watugirira inyungu, ntitumutware ku gihugu, cyangwa twirirwe twicaye ku muhanda wenda nk'abo njya mbona, ahubwo twe twishakemo ibisubizo. Nitumara kuba twari aho tugeze, turebe ko hari aho twageza sosiyete dutuyemo. Ni muri urwo rwego rero nk'ubu ngubu ko tumaze kugera kuri stage y'umusaruro, twari twatekereje ko abaturage badukikije uyu musaruro wacu wajya ubagirira akamaro, abaje kugura tukabagabanyiriza ku giciro, tukagira ikintu tugabanya tugeranyije n'andi masoko, nuko twatangira amagi ku bandi. Ndetse hakaba hari na ECD y'amarero y'abana, turi kuvugana nabo kugira ngo dufashe ba bana barererwamo, buri mwana ajya abona igi rya buri munsi ku giciro cyo hasi.
hari inteko z'abaturage, zino nteko z'abaturage ziba, twatangiye twegereye nyine tujya mu nteko z'abaturage tukabakangurira akamaro k'igi. Buriya igi rifite akamaro cyane kuko ribamo intungamubiri 12 umwana ashobora gukenera mu mikurire ye. Twarabegereye rero tuvugana nabo kuko buriya muri ariya marerero umwana aba afite ifunguro agenewe. Kuri iryo funguro rero hagomba kuzajya haba hariho igi kuri buri mwana buri munsi, tukagabanya igiciro. Twe ntabwo wenda tuzaba tugamije kugira twungukira kw'aba bana, igiciro kiri hasi cyane kugira ngo natwe twe twagira contribution twagira mu kuzamuka kw'aba bana. Igi ni ikiribwa cy'ingenzi cyane ku mwana utangiye gufata imfashabere kugeza agize imyaka 2, nubwo ari ingenzi no kuri buri muntu uwo ari we wese. Nk'uko wari ubivuze, rifite intungamubiri nyinshi zigera kuri 11. Hanyuma hari abazababwira bati twe turashaka korora, twebwe turabikeneye ariko inkoko dutekereza ko zigoye. Ku bijyanye n'icyo guhindura imyumvireho, cyane ko cyagiye kigaragara ahantu hatandukanye, abantu batorora inkoko kubera ko batekereza ko bigoye. Ku bijyanye no guhindura imyumvire, hari icyo mwatekereje nk'urubyiruko ko mushobora gufasha sosiyete ya hano mutuye? Twabitekereje cyane. Nibyo koko abenshi batekereza ko korora inkoko bigoye cyane. Yaje akareba nkatwe ngo dufite inkoko 990, akabara ibiryo bishobora kugenderamo, atekereza ko bigoye. Iyo yumvise amafaranga ashobora gukoreshwa, akumva ko uri hasi ufite ibihumbi 10 atakorora inkoko. Nyamara birashoboka. Ushobora kuba ufite ibihumbi 10 ukaza ukagura inkoko imwe itera wayibona ku bihumbi 10. Ya nkoko uzayigaburira ikiro cy'ibiryo kigura 500. Inkoko imwe ntabwo izakirya umunsi umwe, icyo kiro kimwe izakirya iminsi igera ku 8. Muri iyo minsi 8 izaba iteye amagi 8, kuko urumva kamwe niba wagabuye neza wubahirije kondisiyo inkoko igomba kubamo, buri munsi igomba kuguterera igi. Ya magi 8 izatera ari hejuru y'igihumbi igiciro. Urumva muri ya minsi 8 ushobora kuzunguka amafaranga arenga 500. Ibaze rero uramutse ufite inkoko 10 nta kazi. Rero twari twateganyije ko tugomba kwegera abaturage bahangaha tukabasensibiliza, tukabereka uburyo korora bitagoye rwose, bidasaba ko wahera ku bushobozi bwinshi, ahubwo ushobora guhera kuri bukeya ukaba nawe wazamura ubuzima bw'imibereho yawe. Reka tugaruke ku kantu mwavuze k'inteko rusange z'abaturage. Ngiye numvise ari akantu kadasanzwe. Iyo babahaye umwanya mu nteko rusange z'abaturage mutanga ubuhe butumwa, hanyuma icyo gitekerezo mwakigize gute? Murakoze. Iyo baduhaye umwanya, mbere na mbere twebwe twatangiriye ku buhinzi. Twatangiriye ku buhinzi. Rero ubwo buhinzi bwari ubuhinzi bw'imboga n'imbuto. Urumva twebwe uruhererekane rw'ibyo dukora no kugira ngo twe bitugirire akamaro, ariko na sosiyete turimo babe babasha kungukira kuri ibyo. Urumva rero niba twaratangira kuri ubwo buhinzi bw'imboga, twagendaga tubigisha uburyo kurya imboga kuri buri funguro. Ubu ngubu tugeze kuri ibi by'inkoko, korora inkoko, nabyo tubigisha uburyo ubu bworozi bw'inkoko bushobora kuzamura kandi mu gihe gitoya. Hanyuma wenda turi kugana ku musozo, sinzi niba hari ikintu ntakubajije wumva twagombaga kukibwira abadukurikiye kugira ngo umwanya ubuye nguye. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ikintu numva nakongera ku byo nari navuze, hari abantu benshi bangana natwe, wenda tutarusha n'amafaranga, ariko akumva gutinya kuba yagira ikintu akora. Akavuga ngo se ndamutse nshoye muri iki ngiki ngahomba, nshoye muri iki ngahomba. Ariko ikintu kiba cyiza no gutinyuka, ugatinyuka ukavuga uti ngiye muri iki ngiki, ugashaka amakuru yacyo, sirito nk'ubworozi bw'inkoko,
ugashaka amakuru kuri ubu bworozi, warangiza igisigaye ugashora ugatangira ku bintu bikeya. Ntabwo gushora bisaba ngo utangire ku bintu birenze. Ku nkoko ntabwo bisaba ngo utangire ku nkoko 1000, watangira ku nkoko 20, watangira ku nkoko 10 kandi ukazagera kuri ya ntego yawe. Murakoze. Ariko wa mugani dusubiye inyuma, cya gihe mwigeze kwicara mukavuga muti zana 30,000 nawe zana 30, wumva gufite iyihe shusho y'ibintu mugiye gukora? Wahise wumva ko bizashoboka cyangwa harimo gushidikanya? Icyo gihe wumvaga ufite iyihe shusho y'ibintu mufite uyu munsi? Mu gutangira urumva umuntu byanze bikunze twari dufite intego, twavuga ngo dushobora kugera ahantu kure, ariko mu by'ukuri ugira akantu k'agakonfiziyo, uvuga uti ese ejo nahomba byagera gute, ariko ukagira akantu ko gukomera, ukavuga uti reka nyashore n'ubundi yanatakara n'ubundi wajya mu kabari ukanywa icupa, ukavuga uti reka nshore, ariko hamwe no kuba muhuje intego n'abo mugiye gukorana no gushaka kwa buri umwe birakunda kandi bigerwaho. Bukomeye ku rubyiruko. Hanyuma wenda ntabwo twasoza nta kubajije, muri uru rugendo muri mu itsinda kamemo buri wese arakurikira, hari imbogamizi mujya mubona zibaho mu bworozi bw'inkoko? Murakoze cyane. Imbogamizi tujya duhura nazo cyane cyane nko muri ubu bworozi, twigeze kubabwira ko dukenera inkingo. Hari inkingo dukenera zihenze kandi zihenze cyane, nk'ubu kumva ngo hashobora kuba hari urukingo rugura 1000 biri hejuru y'100 kandi rukaba rutaboneka no muri aka gace k'iwacu, ziva kure. Hari nizo bisaba ko ushobora no gutumiza hanze, usanga ari ibintu bigoye cyane. Rero ako kaza nk'imbogamizi. Ikindi aho mu bigenza mute? Nk'uko n'ubundi twishyize hamwe kandi dufite intego, dushaka n'ubundi twishakamo ibisubizo, nubwo bigoye ariko twishakamo ibisubizo kugira ngo tugere kuri cya kintu n'ubundi. Ikindi cya kabiri cyiza nk'imbogamizi ni ihenda ry'ibiryo. Ibiryo birahenze cyane. Ibiryo birahenze cyane ku buryo iyo ugereranije n'ibigenda ku bworozi, bya bindi byose yashene yo kugira ngo uzagere ku musaruro, ibiryo biri hejuru ku buryo ubona utubiye gato urahomba. Niyo mpamvu n'abantu bakora ubworozi abenshi ntabwo ari benshi babigumamo, babirambamo bamwe na bamwe, abacitse intege nyine bitewe n'irihindagurika ry'ihenda ry'ibiryo. Rero icyo kintu cyo kiratubangamiye. Aka kanya turi kuvuga ku nkoko, ariko no mu zindi sekiteri, aborozi b'ingurube na he hose, ibiryo muri rusange, ibiryo by'amatungo birahenze. Ese nk'abantu mubibamo igisubizo cyabikiye? Wa mugane nk'uko ubivuze no mu bandi borozi barataka. Yego. Nk'abantu mubibamo mubona mwa propose ikihe gisubizo? Mwavuga ko igisubizo cyabikiye? Mu by'ukuri leta nk'umubyeyi, leta itureberera, habayeho igabanuka ry'ibiciro by'ibiryo, nubwo bitarubarizwa hose, ariko mu gihugu turi kubona ko byagabanutse ugereranije n'ubushize uko byari bimeze. Murakoze cyane. Nk'urubyiruko akenshi dutinya imirimo y'amaboko, kumva ko uzakora ibikoroheye, kumva ko uzajya ku mbuga nkoranyambaga kwinjizaho amafaranga, ukumva ko mbese n'isi yasi ikoranabuhanga. Ariko mu by'ukuri buriya muri zino sekiteri z'ubuhinzi n'ubworozi hari amafaranga ahishe abantu bataramenya. Hari amafaranga. Nk'ubu ngubu nk'urugero, ndi gukora ubworozi hano. Iyo ndamuka mfunguye muri twa dufaranga duke nari mfite mfunguramo akabotike, ngafunguza ati namba, ngasora, nkagira gute, nta kintu nari gusigarana. Ariko muri ubu bworozi niba ufite ikiraro cyawe, ushobora kororeramo inkoko, nta musoro bagusaba, nta misoro bisaba, nta muntu ujya kwaka uburenganzira ngo reka nkore ubworozi. Uraza gukora ubworozi bwawe, urwane no kugira ngo ubone umusaruro bitakugoye kandi bidasabye ko ushora amafaranga menshi kugira ngo ube watangira gukora umushinga. Rero nkaba natinya urubyiruko, nanabakangurira mwebwe mwese
kuba mwaza mu mwuga w'ubworozi kuko ni ahantu hari amafaranga. Wakwiteza imbere, wagirira sosiyete akamaro biciye muri bwa bworozi ndetse n'ubuhinzi, nawe ukiteza imbere. Abashimiye rero mwese abo twabanye muri iki kiganiro. Uyu munsi twagarutse ku bworozi bw'inkoko, aho twasuye urubyiruko rwo mu karere ka Rubavu mu murenge wa Rugerero mu kagari ka Gisa, aho bakora ubworozi bw'inkoko. Batangiye ari abantu babiri, baza kwiyongera baba abanyamuryango 11, ubu bageze ku nkoko zirenga 960 bavuye ku nkoko 200. Ni urugendo rw'urugero rwiza rero ku rubyiruko aho mwaba muherereye mwese, mwumve ko bishoboka kwishyira hamwe, buri wese akazana imbaraga ashoboye, hanyuma abantu bakiteza imbere ndetse bakazana n'ibisubizo aho batuye. Umwe ni umugronome, undi ni umuveterineri, undi yarize cyangwa ntiyize, ariko muri rya tsinda bagabana imirimo kandi ubworozi bukagenda neza umunsi ku munsi. Turabashimiye rero, mukomeze mukurikira ibiganiro byacu kandi mubisangize n'inshuti zanyu, kuko ntawamenya hari abantu bakeneye gukora ubu bworozi ariko batabufiteho amakuru cyangwa se batabufiteho ingero z'aho byashobotse. Murakoze cyane, turabashimiye. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Nimukore, mwiteze imbere, mwubake u Rwanda rwifuzwa.